ikintu mbona kugira ngo gikosoke ni ugushaka abakinnyi benshi ukandika niba wanditse wenda sene y'abantu batanu shaka icumi. nongeye kubasuhuza abantu badukurikiye ni yari kuri ya channel ya Rupasi TV. Benshi muratumenyereye, ngewe uri inyuma ya kamera muranzi muri channel ya Everman TV show. Ni ngewe Everman. Rero uyu munsi twashatse kugira ngo dusangirire kuri channel ya Rupasi TV kugira ngo ariyo tuganiriraho. Rupasi, ibintu biraryoshye. Ibintu bimeze neza. Ibintu ni neza cyane pe. Ndabona uri mu rugendo rwa sinema, uri mu rugendo rwa channel muri make. Urugendo rurakataje. Ikintu njya ngushimira rero n'icyatumye numva nahura nawe tugakorana ikiganiro nuko mbona udacika intege. Nkeneye kumenya umbwira nanjye umbwira ati dore ikintu gituma nacika intege ni iki. Bansuhuza abantu badukurikiye muri make kugira ngo dukomeze. Wacu kuri channel ya Rupasi TV show. Ndabashuhuje, muraba agaciro, muraba mbere mukanikurikira. Namwe bakunzi ba Everman TV show, abamukunda mwamusura kuri channel ni Everman TV show. Akabaha show muri sinema, ibiganiro, ibintu byose abibagezaho cyane. Badusura bakanadukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze bigende. Hari akantu nkunze kujya mbwira abantu buri munsi, ese nk'umuntu yarebye video y'umunyarwanda akayitambuka akayirebaho gakeya agahita azamuka akigendera, burayibaza iki? Nuko abanyarwanda tutemera gushigikirana. Oya, kudashigikirana niba utamenya niba nuko udashaka gushigikirana ahari menya tudakundana. Nta rukundo rurimo. Icyo kintu iyo nyireba rero ndakinenga, si bose ariko abantu bakora batyo ngenda banenga nka Everman. Sinzi uburyo wowe nka Rupasi ubyumva, ariko nge iyo ndeba abantu bakora bo gutyo ndabanenga. Reka dukomeze turi mu rugendo tuganira uburyo ikintu kijyanye n'urugendo rwa sinema. Ni intambara ibigoye cyane. Nekezeho ko ari intambara itoroshye kuko urareba nk'ibibazo ngiye kukubaza nkeneye yuko nyine dusubiza n'abanyarwanda bandi badukurikiye cyangwa bagukurikira nko kuri channel ya Rupasi TV. Ndimo ndategwa ariko byanganire ni kuri channel ya Rupasi TV. Abatwumva bakomeze bakore subscribe kugira ngo ukomeze uzamuke utere imbere, kuko iyo mwitegereza mbona urugendo wararutangiye kandi rukugoye cyane. Noneho ikintu nibaza, imbogamizi ukunda guhura nazo muri sinema nyarwanda cyangwa mu byo ukora kugira ngo ugere ku ntumbero yawe y'inzozi zawe ufite kugira ngo YouTube uyikorere neza, ni nk'izi ukunda guhura nazo. Imbogamizi zihari nyinshi cyane, ariko imbogamizi ya mbere ni ikintu cyitwa abakinnyi. Abakinnyi, umukinnyi akaza ubona ko yinjiye muri tima bishaka, yamara kugeramo mugapanga pe agakora ibintu byamara kugenda neza agatangira gucika intege, kutaboneka, kubura. Wampamagara tuduhuriye isaha tuzakora igihe iki n'iki, ati oya akabyemera. Mwagera kuri seti wamuntu mukamubura. Ngayibaze nayo kugera kuri seti ukabura umuntu wari wateguye ibintu wanditse waba ukibikomeje. Ubuzi buriya bari abantu bakina baba barateye imbere, tuvuge baturusha imitekerereze y'amafilimi cyangwa baturusha ubumenyi burebure cyane mu bijyanye n'amafilimi nyine muri makeya cyangwa sinema nyarwanda. Bariya abantu ikintu baba baturusha cya mbere dore ni iki: ategura abakinnyi barenze abari bukora uwo munsi. Birashoboka hagira umutenguha akamukoresha mu kimbo cya wa wundi yari yateguye. Ubwo rero nkatwe Rupasi uravuze ati imbogamizi ni izo ngizo. Imbogamizi uhura nazo ni izo kuba umukinnyi yakubwira ati turatangira gukora, ariko wamubwira igihe cyo gukora ejo akabura. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Ariko urebye icyo kintu kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ngo iki kintu reka nyikosore mbigenze gutya, ubona wakora iki kugira ngo icyo kintu gikosore ntikizajye kiguma kubaho cyangwa kibanda mu mbogamizi? Nkuko ari uvuze, ikintu mbona kugira ngo gikosoke ni ugushaka abakinnyi benshi. Ukandika, niba wanditse wenda sene y'abantu batanu, shaka 10. Wanditse sene y'abantu batanu ushaka abantu 10. Ushaka abantu 10 kugira ngo batanu nibanga babandi batanu nabo bagire baboneke.
umushahara wabo sha umushahara nicyo kibazo aha nicyo kibazo ariko ugomba kwigomwa ugakoresha iyo bwabaga ibintu bikagenda neza ni urugendo rugoye nawe urabizi ukina filime hari akantu ngewe hari akantu buriya imbogamizi tujya duhura nazo zisa nkaho zigiye gusa ariko hakagira n'akandi kantu gasa nkaho ari itandukaniro ngewe nk'imbogamizi nkunda guhura nazo ni umuntu unyizeza ati ndakora aha nyijeje gukorana hamushyira hakamunanira urumva icyo gihe mpita ntekereza nkavuga ngo ariko runaka we kakora bigakunda ngewe bikanga birimo biranga bite icyo kintu wowe ntabwo ujya uhura nacyo wumva kirakugonze ngewe ahanini icyo kintu bikunda kubaho cyane ari igihe uva mu rugo watekereje ko urakora ibintu birenze sibyo wamara gushutinga video irangiye umaze kureba shuti wageramo ugasanga yewe ibyo abantu ibyo bakoze wowe wakinishije agomba kuba ari karume yasetse wowe wakinishije ari buseke akikaruma ukavuga ati ibintu byagenze bite aha hantu ko haje imbogamizi nyinshi kandi zitari ziteguwe bimeze bite sinema rero turimo iragoye ariko nubwo igoye ntibivuze ko twareka kuyikora tuzayikora ikintu kigoye ntabwo bivuze yuko nubwo cyaba kikugoye ngo wareka kugikora oya ugifatiraho kiri ariko guma gakora akandi kantu narumvishe Rupasi burenge nkukurikirana cyane narumvishe ngo warize njye narize wowe warize pe ibintu by'amasomo nubwo nsigaje kwiga kaminuza ariko warize segonderi byibuze segonderi uyibitseho nyibitseho narize ndarangiza nubwo wenda ikibazo gisigaye ari cya kaminuza ubushobozi bugenda bwaraye ubu ukaba uteganya ukavuga ati nanjye reka nihangire umurimo badushishikariza guhanga imirimo nawe uravuga ati reka nihangire umurimo nzawuhanga kuri interinete YouTube ibintu bigende neza reka nkubwire urugendo rwa YouTube nari cyenda tekereza nta kazi ntikaboneka ukabona biragoye ndavuga nti rero reka ngende ngerageze nk'abandi bose nkore iyo bwabaga nkore urubuga bita YouTube dore turiho abantu benshi hafi isi yose narakoze nkora video mfungura channel ya mbere ndakora ndihiringa mbona biranze pe numva ngiye kubivamo numva biranze numva ngiye kumanika amaboko ndavuga ariko hari icyo nshaka ndakomeza ndongera ndakora cyane itangiye kuzamuka ngeze ngo nzamuye agatwe nzana ibintu by'ibibazo barayitsiba barayigusibisha barayitsibye umva ukuntu nacika intege bamaze kuyitsiba nari ikintu atekereza ni ariko ubundi ndinde nshaka iki menya uwundi we menya n'icyo nshaka urabanza urisobanukirwa mu by'ukuri 100% bavuga ati nge ndi runaka ndi runaka ngomba gukora gutya kugira ngo mpinduke wa wundi nkeneye kuba we maze kubisobanukirwa ntabwo nacitse intege nongeye ndafungura ingeri yo muri kubona abenshi ndabizi mu bantu benshi bankurikirana mwagiye mugendera kuri ya channel y'indere y'imfite yitwaga n'ubu yitwaga Rupasi Comedy n'ubwo nayo change nkayita Rupasi TV show niyo mwakurikiye ndabakunda cyane murabagaciro mu byumve nubwo ntari kwa comedy mushaka ariko mwitegure munyitege ndaje mbaho ikintu nibitegure mu minsi igiye kuza ugiye kubaha koko ugiye kubaha ndumva ari urugendo rugoye ruragoye pe ibaze kuba ufite channel bakayisiba ukongera ugafungura indi yarajyana ukongera ugakora kandi ukavuga ati sindambiwe sinacitse n'intege nge nzakora mpaka cyane gukorera umuzungu uko bigoye ntabwo byoroshye ibaze gushaka amafaranga yo gukora buri kimwe cyose ubyipevera nk'ubu ngubu urareba nk'aho tugejeje cyangwa inshuti zawe zishobora kuba zikugejeje ugeze kuri subscribe zirenze 1900 cyane urugendo ufite rero umaze kugera kure babireba bakomeze bagusipotinge kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza icyo kintu iyo tukitegerejeho tubona hari umuhate muremure ugenda ukoresha umuhate muremure ugenda ukora cyane ukora bitoroshye ntago byoroshye ushyiramo imbaraga zifatika ariko mwibaza ngo urumva ushobora kuba umaze nk'imyaka ingahe ufunguye icano ya kabiri iya kabiri imaze amezi 10 n'amezi 10 maze amezi 10 ukaba ugeze kuri abantu bangana gutyo cyane pe amezi 10 kurimo gukora urimo urakora kabisa ndi kugerageza shanda gushimiye urimo urakora ntabwo utarimo kugira umwanya wawe ubona menya witanga ukajyamo bakoresha uko nshoboye kose bitoroshye hanze
uritanga ugakora bifatika. Ubwo rero ni urugendo rugoranye cyane kandi biraremereye cyane kugira ngo uru rugendo tuzarusoze, ariko birasaba kugira ngo turusoze, kuko iyo batubwira ngo nta kazi kariho, Mwite nawe, hari umugabo bitaga Mwite nawe waririmbye ngo akazi kabonwa n'abize. Ariko iki gihe tugezemo kiriya cyari igihe cyabo, iki gihe tugezemo n'abize barimo barakabura. Sinzi rero uburyo uzavuga ngo uzabona akazi nubwo wize kandi n'abize barimo barakabona. Niyo mpamvu nabimenye nkihangira hakiri kare. Wewe warabimenye uravuga ati rero reka njye YouTube channel ndebe uburyo nakora ibintu bizagende neza. Usabwa gukora kandi nta n'ubigusaba, kuko wowe warabitangiye kandi wabitangiye nawe muri kumwe. Ahubwo nk'intumbero yawe cyangwa intego yawe uteganya ejo hazaza iteye ite, ku buryo n'abandi baba badukurikiye nabo bafite YouTube channel urabagira inama, ubabwira intego wowe ufite. Twumve hari n'abandi baba bafite intego nk'izawe bateganya kuvuga ngo reka dukore gutya tuzagera n'ibyo ngibyo. Kamere ku ntego, intego mfite ni ugukora ibintu kubera ko ibintu nkora ngenda bikunda, ntabwo ari ibintu nkora nanga pe. Ni ugukora nkagera kure, nkaba icyo bashaka kuba babona cyose, nubwo bitoroshye. Nkakora iyo bwabaga video nziza, ibintu byiza, ibintu byubaka sosiyete muri make, bigafasha urubyiruko muri rusange. Iyo ntego yanjye, kandi bikagera kure cyane, ntibigarukira hano iwacu mu Rwanda, bikajya no hanze y'imbibi ku isi hose. Mfite na gahunda yo kuzajya nkora video z'icyongereza, mugiye kujya mubona video z'ikinyarwanda mu minsi, wani z'icyongereza muzabyihanganire. Nzajya nkoresha amatayito nandika hasi mugiye bibona kugira ngo musobanukirwe. Inama nagira aba content creator, ndabiza benshi barakora ikintu kijyanye n'inama. Icyambere manze bibaze ngo ibintu nagiyemo ndabisobanukiwe. Kubisobanukirwa no kubikunda. Niba utabisobanukiwe gerageza ubyige, cyangwa abisobanukiwe kugira inama. Icya kabiri, ese ibintu ndabikunda. Icya gatatu, ese abantu baha ibyo bakeneye cyangwa ngiye nkora ibyo nshaka ko ngiye nakora, baha ibyo bakeneye. Ikindi, YouTube bujya abantu mwe isaba kwihangana. Niba utazi kwihangana, hari ikintu bita YouTube iregeranye no kugira umugore mubi. Kugira umugore mubi bizakumwihangane, aragusaza, wakora akantu gato wibeshyeho gato. Ntabwo ibyo joro ntabwo ushobora no kutarari wawe kandi waribakiye. Urahukana iryo joro harigere gusaba kwahukana. Fata icyo kintu cyo kugira umugore mubi, gifate nk'ari YouTube. Gikorere neza, uyiguyaguye, ukore ibyo ishaka, izakugeza heza wifuza kugira. Bakunzi bacu rero, byinshi nababwira, ndi kumwe na Everman TV Show. Ugende mu musure, mukore subscribe, murebe video ze. Ugiye kubasezera ariko urimo urashaka kunyiba. Ubwo twari turi ku rugendo ati njyewe, ariko wabinsobanura ambwe ati imaze amezi 10. Biragaragara ko ushobora kuba ufite intego y'amezi nkangahe ukaba watangiye guhembwa na YouTube. Guhembwa na YouTube ngiye intego mfite ni amezi 3. Amezi 3 ari imbere. Amezi 3 ari imbere. Ngiye gukora ikintu bite gukoresha tekinike zose zishoboka. Gahunda itandukanye niyo wari ufite. Itandukanye none mfite amezi 3. Namwe mu byumve mumfashe ndabizi murakoze. N'ikiro video mere muyirangize murayisharinga kuri status. Muhinshuti mbese muri make kugira amasaha aboneke. Ubu na video waba ufite nshyashya? Video irahari nshyashya, ari natemberana mu misozi imaze iminsi 5. Akarayivu numvise. Akarayivu ko kabaye mu kanya kashize mbere yuko duhura. Nabanje nikoza live kugira. Ubwo icyo gihe ntabwo wakoze live? Icyo gihe nabwo nakoze live ebyiri. Nakoze ebyiri, ariko uyu munsi ndabashishikariza cyane kuko irimo ahantu hatandukanye. Ntembera mu isoko, mbereka ibiribwa bitandukanye. Iyo wayireba uyu munsi. Utuntu nk'utwo turyoshye. Waratubakubuze kabisa. Cyane pe, ahubwo nadukoze uyu munsi. N'uyu munsi? Cyane pe. Hari uyu munsi hari isoko iwanyu bwo. Uyu munsi hari isoko kwa gatandatu. Ubwo reka tubashimire abantu badukurikiye, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'abagabo, turabashimiye cyane. Mukomeza mukora subscribe, yaba ari kuri Rupas TV Show no kuri Everman TV Show, kugira ngo ibintu bikomeze bituryohere namwe baryohere, dukomeza kubaho ibyiza mukeneye. Imana ibarinde kandi natwe turinde, mukomeze mugire ibihe byiza, murakoze cyane.